Umukobwa rero bavuga niba ari Umutoni Claudine, bisa naho byatangaje abantu rwose, abantu bavuga bati u Rwanda rwose rugeze ahantu hakomeye cyane kugeza aho umwana w'umukobwa asigaye afata icyemezo cyo kuzenguruka ngo agenda asetsa inzugi. Ni bimwe byo ni nko gutera Gatarina, rwose biratangaje. Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Tsinda, twongere tubasuhuze aho muri hose, kuri Ganza, kuri Tsinda, kuri Ganza Shekina, imbuga zacu zose tubagezaho ibiganiro byacu amanywa nijoro. Turabashimiye cyane kandi mu by'ukuri twishimira uburyo mukomeje kuba hafi yacu, uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, uburyo mukomeje kuba abantu b'indashyikirwa. Bari mu majyaruguru rero, mu majyepfo, mu burasirazuba, uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, mwese turabashuhuje. Twongere tubabwire tuti kandi turabakunda cyane. Tuje no kuganira hano, birakaze se cyangwa se biranakomeye. Yambabwira ngo mu Rwanda ntago ibintu byaho bihora ese nugora, ahubwo ngiye njya mvuga nti ibibazo dufite bizajya bigenda byiyongera umunsi ku munsi, ibibazo dufite kugeza n'aho abakobwa bari gutera za Gatarina, aho umukobwa asigaye afate mukagato w'impapuro w'imfunguzo. Buriya biriya bintu ni ibintu bikomeye cyane. Mukagato w'imfunguzo akagenda, biriya bintu byakorwaga n'abo bita revoleri karifiye cyangwa se baba yamabandi yakubitaga za Gatarina, none n'abakobwa nibo basigaye batera amakaci. Ibi ni ibintu biteye ubwoba, birerekana ahantu mu by'ukuri ahantu abantu tugeze. Ariko koko hari ibintu ureba ukareba ukavuga uti abantu nta kwihangira umurimo abantu bafite muri rusange. Byagombye kuba biriya bintu aba bana bari b'abakobwa bishoye mu bintu by'ubujura, mu bici, mu buraya bwa hato na hato n'ibindi, bakagombye kuba ubu ngubu ari abantu bari gukorera igihugu, bari kwikorera, bafite ubushobozi bwo kwikorera, mbega bafite ibintu byinshi biri kubafasha muri rusange mu buzima bwabo, atari ibingibi byo kugenda birirwa bakora bashakisha ubuzima mu buryo butari bwo. Uzarebe uburaya burogeye, uzagenda usange imibare myinshi y'abana batwaye inda z'indaro. Biriya bintu ntabwo byabagaho. Kumva ku musozi ngo hari umukobwa watwaye inda, umukobwa nawe ahari yabaga ari nk'iki, ntiyanabonaga n'ahantu aca, ariko ubujyanye wagira ngo ni umuco. Noneho kumva ngo agahebuze, kumva ngo umukobwa ngo ariba, byabaga ari ibindi. None biratangaje kumva aho umukobwa ajya gushaka ziriya mfunguzo ubona z'umukagato ureba, haba harimo ngo izo bita za master key, urufunguzo rushobora gufungura ahantu hose. Ni ukuvuga ngo aho kubera ko n'abantu bavuga ngo barafunze, birya ntibibaho ku mabandi rwose. Urufunguzo, ingufuri barayisetsa neza pe, ugasanga serire barase ku buryo yinjira. Noneho uyu mukobwa rero arikoze hano i Kigali, yinjiye mu rugo rw'umuntu rwose, agenda mu ngo z'abantu ashakisha uburyo yagira. Murabona ukuntu ari n'umukobwa w'imyaka mikeya rwose, mu buryo bubabaje. Abana b'Abanyarwanda ahantu bageze ni ibintu biteye agahinda. Iyi nkuru ndagira ngo mu by'ukuri twe tuyumva, hararaziraho n'ibindi bintu by'ibibazo byinshi bigiye biri mu Banyarwanda mu buryo bugiye bunyuranye, mu buryo buteye agahinda. Hari imibereho mibi, hari amazi mabi, hari Abanyarwanda bari aho twabonye umuntu ajyana itungo ku isoko ngo agomba kurisorera ritaranagurishwa. Ukajya kugura amatungo, kera iyo umuntu ajya gucuruza itungo wararijyanaga, nta umuntu gusorera itungo ritaranagurwa ritaranagurwa. Urumva koko yewe biteye agahinda nyine. Abantu hano baramuvugiraho, byanabatangaje koko. Urebye iby'uyu mukobwa wafashwe yateruye amateleviziyo, yateruye utuntu two mu nzu twose. Ariko ikintu gitangaje, bino ubundi kera byajyaga wenda nk'umukobwa akora mu rugo cyangwa umukozi wo mu rugo agacunga ba shebuja ku kajisho, ibyabo akabizinga, bimwe akirukanka akigendera, imyenda akajyana.
aho kugira ngo umukobwa atekereze igitekerezo cyo kujya ashaka imfunguzo zo kugenda akingura inzu z'abandi. Ibi ndi kuvuga ko byajyaga bikunze kuba ku bavoreri karifiye, bariya abantu biba n'imbaraga nyinshi banakubita za gatarina. Hano rero n'umukobwa yafatiwe imfunguzo nyinshi afungura inzu z'abaturage ari kwiba. Ubwo rero ni ukuvuga ko abamubonye rero bavugaga ko babonye umupangu we. Muri rusange ni umukobwa w'ikigero cy'imyaka, baravuga ko afite ikigero cy'imyaka 25, abandi bakavuga ko afite ikigero cy'imyaka 30, ariko ubona ko ari umukobwa ukiri mutoya muri rusange, ku buryo ari ibintu bitari bimenyerewe. Ariko iyo tuvuga tuti ibintu hari ahantu ibintu bigera ukabona bigeze iwa ndabaga, niko kera bajyaga bavuga mu Kinyarwanda ngo ibintu bigeze iwa ndabaga. Ni ibintu nyine biba bigeze aho biteye agahinda mu buryo burenze. None rero yafatanywe imfunguzo nyinshi akoresha afungura inzu z'abaturage abagiye kwibamo. Ababonye uyu mukobwa rero, cyangwa se abagiye bamwibonera n'amaso, bagiye babwira itangazamakuru rya hano mu Rwanda n'abandi bantu ko yabanje kuzenguruka ingo zose zo mu mudugudu w'Izuba mu kagari ka Nyarurama, agenda abaza abo ahasanze niba nta nzu yo gukodesha irimo. Ni ukuvuga ngo strategy umukobwa yari afite, kwa kundi abapangayi bagenda, umuntu ushaka inzu agenda azenguruka, hano nta nzu yo gukodesha irimo, ukamubwira uti ntayirimo. Cyangwa ubwo ngubwo icyo bari gukora, hari n'ushobora kuza, hari n'abaza wenda aje gusaba, ariko ari strategy wenda yo kugira ngo yinjire mu rugo, arebe se iyo mageze aya masaha masanga bande, niba ngiye kubaza niba nta nzu irimo, iyo mageze masanga bande. Ahangaha niyo akenshi niyo basanze imyenda yanitse ntabone umuntu, ariko iyo umubonye arakubwira ngo nta tuwarete. Ariko ibyo nakunze kubibona cyane cyane ku basore, byakundaga kuba hariya mu gice cya Nyamirambo. Cya gice cya Nyamirambo giteye ubwoba. Umurenge wa Gitega ukaza urya umurenge wa Rwezamenyo, kiriya gice cya Nyakabanda, hari ahantu n'ahantu hateye ubwoba. Ariko hano urabona ko noneho ari mu murenge wa Nyamirambo, ni muri mu gice cya hirya. Noneho rero umwe rero yagize ati wazenguruka mu bipangu by'abantu, ahangaha yageze ajya no mu bwiherero bwaho, bamusangamo bamubaza icyo ashaka, bakagira ngo ni umuntu yaje kuhareba, kandi ahubwo ari ibintu ashaka kuza kwiba. Undi yagize ati ahangaha muri uru rugo ntabwo bari bahari, bo bari bagiye, ahubwo bakubitanye n'ibintu byabo, barababwira ngo muhagarare, ibi bintu ni ibyo mu rugo, nuko twahise tumufata. Urumva ukuntu biteye ubwoba. Urumva ko abakobwa noneho barakaniye. Hari nk'abagiye bavuga bati abakobwa mu mirimo yose ni uburinganire, ntabwo abasore baziba gusa. Ubundi iyo ugiye nko muri gereza, ubona ko kera bajyaga bavuga ngo igice kinini cy'abanyarwanda bafunze ngo ni abajenosideri, ngo kubera ko twajyaga tunabibaza kubera icyo abanyarwanda bafunze, ari oya ngo ni ukubera ngo ibibazo byabaye mu Rwanda, ni ukubera jenoside, ngo nta bantu bari gufungwa. Ariko gereza ubu ngubu zirimo ubucucike, noneho burengeje ubucucike. Ba bantu baregwaga jenoside murabona ko nk'abantu bagiye bakatirwa imyaka 10 30, ndumva yaranarangiye, henshi yararangiye. Abantu basigayemo benshi ni aba burundu cyangwa bakatiwe na za gacaca nyuma. Ibyo byose abantu basigaye muri gereza baregwa jenoside, niba ari benshi ntekereza ko batarenga abaregwa ibyaha bisanzwe droit commun, nibo bita aba droit commun. Ndumva baba bagera nko kuri 70%, kuko ntekereza ko bari bo benshi cyane. None natekereza ubucucike buriho rero muri Rwanda. Abenshi usanze usanga ari abantu b'urubyiruko cyane cyane. Iyo ugiye n'ubwo hariho amakesi yo kwica abantu, ariko ntabwo ariyo menshi. Amakesi menshi buriya bari mu magereza ni kesi zigendanye n'urumogi, kesi zigendanye na vore simple, cyane cyane vore simple. Burya karifiye baba ari bakeya, ariko ni vore. Ikindi ni ubundi harimo vore, hakabamo drogue, hakabamo nuza escroquerie, hakazamwo ibindi bintu bya nuza bigendanye na viole. Ayo makesi agiye kuba ari muri gereza cyane cyane, ariko mu rubyiruko rwinshi cyane. Ni ukuvuga ngo muri gereza nibyo byiganjemo. N'abakobwa ni benshi rero bafunze. None rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigarama rero
Kigarama ni hariya muri Kicukiro, nari navuze kare Nyamirambo ariko ni muri Kigarama hariya muri Kicukiro, uwo bita umubyeyi Mediatrice nawe yemeje ko uyu mukobwa yafashwe amaze kwiba. Ati amakuru twayamenye ariko ngira ngo yafashwe n'ubuyobozi cyangwa se irondo kuko we yari yaje kwiba. Icya mbere ni ukwicungira umutekano bagasiga bafunze neza. Icya kabiri ni ugufatanya n'ubuyobozi aho babonye hari ikibazo bakavuga ngo uyu muntu uje bwa mbere muri uyu mudugudu ntabwo yarahasanzwe. Gufunga ntabwo bishoboka. None se bafite imfunguzo, n'afite umukaga, none se wagize ntibari bafunze se wagize ngo buriya hari imfunguzo nibuka arantu ni Kimironko haraho bitango ngo gifunguzo yabaga afite nuze imfunguzo baba bazi kuzicura ku buryo urufunguzo aho barukojeje hari urufunguzo bakunda kwita urufunguzo ngo barwita niba ngo ari master key. Ubwo rufunguzo ngo rugagatsindwa n'Imana. Aho barukojeje hose ni uguhita basetsa, ahita yinjira yirukanka nk'uwinjira aho ashaka. Noneho rero uyu mukobwa yahise ajyanwa n'imodoka y'umutekano w'umurenge wa Kigarama. Abaturage babonye ho gusaba ubuyobozi kujya bwihanukiriye abantu bafatanywe mu cyuho biba abaturage kugira ngo iki kibazo gicike burundu. Hagize ngo se reka nkubwize ukuri, ubu bujura ni ubujura buteye ubwoba. Kuvuga ngo bazabahana, ntabwo kubahana biragoye cyane. Aba bantu impamvu mvuga ko bigoye cyane muri rusange ni uko babaye benshi cyane. Keretse nibafata u Rwanda bakarufata wenda keretse bafashe nka prefecture yose bakavuga ngo tuzajya tuyohereza nk'abantu dufatiye mu bujura, mu bucuruzi bwo hari ibyo ngo bazanye ngo by'inzoga ngo z'inkorano, ariko uretse ko yakiri Kinyarwanda ntajya nemera gipfuye. Hari inzoga se y'inkorano, hari inzoga itari inkorano ibaho, zose ziba ari inkorano. Itabi, urumogi n'ibindi. Naho ubundi arahuca udashobora gushyira telefoni ku matwi. Biriya bice by'inyamirambo biteye ubwoba cyane. Ukibaza ahubwo hari n'igihe usanga aho kanya n'ubunanaciye no ku bantu bari ku burinzi, cyane cyane nk'inzego z'umutekano, polisi, abanyerondo, ukabaciye wagera imbere ushyize telefoni ku gutwi bakaba bayitwarana n'ugutwi pe. Hari ahantu henshi usigaye usiga ibiryo ku ziko bakabitwara neza. Urabona ko nk'Ikigali ahantu henshi buriya hatari mu bipangu baba batekera hanze, agashyira agakono ke ku muryango cyangwa se igikoni kidafunze. Aho ibiryo barabiterura neza ukabibura neza burundu. Hari abantu benshi batubwira ati twari dutetse tuzi ko tugiye kurya, umuntu yaramaze na kabiri atarya, none ibiryo barabigurukanye. Kubera iki? Ikibazo kiri hano mu Rwanda gikomeye cyane, ni ikibazo cy'inzara kiri hano mu Rwanda, niyo kiri kugenda gitera ikibazo, niyo kiri gutera imihangayiko yose n'ibi bibazo byose muri kugenda mubona hano muri iki gihugu cyacu. Banyarwanda n'abanyarwandakazi bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, njya mvuga ntibiteye ubwoba, ariko ikigamijwe cyane cyangwa se ikibabaje cyane ku banyarwanda ngira ngo bagiye bagerageza. Buriya njya ndeba, mwabonye uriya mudamu w'umuzunguzayi bakubise bagaca ugutwi, baciye ugutwi bamurukishije ifuro baniza abasore. Koko ziriya mbaraga zo gushyira ku bantu bari kwihahira, bari gushaka ubuzima, koko urebe barabirukana mu mihanda kugira ngo bazagende bajye kwiba se, bajye mu buraya se. Harasi no mu mihanda bari gushaka uburyo bacuruza, ndetse banacururiza abacuruzi bakomeye bafite imbaraga. Ari icyaha ari ukwishakira ubuzima uri gucuruza kandi waranguriye abatanga imisoro, hari no kwirwa wiba rubanda. Murabona iyo gestion y'ibibazo biri mu Rwanda muzayishobora? None se ko ari ibibazo biri mu gihugu twatewe n'icyorezo gikomeye cyane, turi mu ntambara mu Rwanda ikomeye cyane iteye ubwoba, inanarutiye amasasu. Burya amasasu yo barasiye hano ushobora gukwepera hariya, ariko hano mu Rwanda nta hantu umuntu ari gukwepera ubukene, nta hantu umuntu ari gukwepera inzara. Ibibazo birakomeye kubera ko igihugu cyose giteye ubwoba. Nese iyo ubona ngo umwe muri batatu yaragwingiye umwana umwe, bivuze ko urugo rumwe muri eshatu rumerewe nabi. Urugo rumwe muri eshatu rumerewe nabi kubera ko rutabasha kugaburira umwana warwo nk'uko bigenda bigaragazwa, ahubwo nuko bavuga ngo abana, ariko mu bakuru rurasibana. None se reka tuvuge, abayobozi baraza akavuga ngo ni ikibazo ngo cy'amakimbirane mu muryango, ngo nibyo ngo bitera iryo gwingira. Ako ni ukorosa, ni ugusaka gusasira ibibazo bateza amakimbirane mu muryango.
babanje kuvuga ngo ni ikibazo ngo cyo kutamenya ngo kugabura ngo gutanga ifunguro ni iki. None se n'aba baturage bari kurira bavuga bati dufite ikibazo cy'amazi, turi kunywa imigezi yanze na hehe kubera ko nta mazi dufite, nabo se ni ikibazo cy'amakimbirane cyatumye batagira amarobine. Kitse niba ariko hari igihe bavuga mu muryango wasanga atari umuryango nyarwanda, umuryango FPR Inkotanyi ariho hari amakimbirane atuma ibikorwa bidakorwa neza. Simbizi bazabisobanure neza, kuko ntabwo niba noneho ari amazi, twibuke ko iyo unyweye amazi mabi ukayatekesha hari inzoka, urwara indwara z'impiswi n'ibindi. Ibyo byose rero iyo bigukubitiye mu mubiri, ndakurahiye intambara umubiri ntahandi uzahura n'igwingira, kubera ko utazagira gute. Ni icyambere, izo nzoka iyo zinageze mu kuzivuza, amafaranga agombye kujya gukoresha ugiye kugura ibyo kurya, uzarwanje no kujya kwivuza ndetse nunanazivuza. Inzoka iyo zibaye nyinshi mu mubiri rero n'utwuriye mu mubiri twose ko ziba zigukonsoma, ubusa n'ugaburira, uwigaburira umubiri wawe unagaburira ibisimba byinshi. Urigaburira ariko nabwo ntihagire akagifata ku mubiri. Nkuko rero hano rero ndabona ari abantu bagiye bavuga kuri iyi nkuru cyane, abantu benshi ubona byatangaje. Hari uwo bita Nyirahabimana Florence aravuga ati ngo yego ko ngo umunsi wari uyu baragufashe we nta soni ugira, kora kwiba n'ibibi bataza kunoboramo amaso cyangwa bakaguca ibere. Hano rero bita Rayisi neza aravuga ati byafashe indi ntera koko. Noneho bita Vine de Biria Mizare 40 yari igeze. Hano rero mwa kumuseka mwa bakobwa mwe, wari umusekana ari indaya, cyangwa se yabona umugabo asinziriye ko yamusinzirije akayamucomoramo yamusindishije. Byose rega burya Bibiliya niyo bigaruka neza ikavuga ngo uwibye igikwasi n'uwibye inka bose baba bangana. Ushatse kuvuga ngo abajura bose baba ari bamwe, burya nta mujura uruta undi. Uriya igihe cye cyageze, nabuze abirirwa mu buraya, birirwa bagira gute, bose ubona bidateye ubwo bintu by'uru Rwanda. Ubona ibibazo biri muri uru Rwanda ari ibibazo, ni ibibazo utashobora kugira ngo bikemuke. Noneho reba umwaka ushize waranzwe n'izuba, uyu mwaka mubwira abanyarwanda ho muri hirya no hino mu gihugu izuba rimeze nabi. Uyu hariho guhinga utwaka twa Nyagashaka, ahenshi ndi kubona numva abateye byaranze bihita byuma. Ejo bundi akavura karajijisha ngo karaguye baratera, none izuba rimeze nabi. U Rwanda sinzi, nabonye hajya perezida nuriya ni muri Kenya, niba ari perezida niba ari madamu wafashe icyemezo cyo gusengera izuba imvura ngo igwe. Nanone nabonye uriya mudamu yarafashe icyemezo, uriya first lady wabo yarafashe icyemezo ngo cyo gufungira bariya abantu bakora amahano, bariya abanyamahano bakora ngo baryamana bagize gute po. Biriya bintu reka no kubivuga no kuri cano yanjye ni ibintu biteye shozi bibi, biduteza ahubwo na Nyagasani, biduteza Imana. Ibi ntabwo byagombye kuvugwa no mu gihugu, ntibyagakwiriye no kugeramo. Biriya ni ibishitani bibi cyane Imana yanga kandi kanga n'urunuka. Biriya rero iyo bije mu gihugu ujye wumva no mu mateka za kwa Banowa kwa bande, biriya bibazo byajyaga kuba muri biriya bihugu Imana ijya gukora guhana, habaga haraje ibyaha n'akaha, ibintu bimeze nabi. None uzarebe y'amahano yose araza mu Rwanda, ibibazo byose kuko ibintu biriho ubu ngubu ntabwo nk'ibyo ngibyo nari mvuze ntashaka gusubiramo, ntabwo byigeze biba mu Rwanda mu bihe byashize. Bitangiye biza. Buriya rero mbabwiza ukuri, iyo ibintu biri kuza nka kuriya, ndakurahiye tuba dukwiriye gufata igihe tugasenga cyane. Buriya ngiye nashimiye perezida w'u Burundi, we rwose ubyamagana ku mugaragaro. Buriya abari guhamagara igihugu cye ngo Imana icyumve, kandi Imana rwose ikirebe. Kandi ntabwo burya iyo perezida yafashe icyemezo, abayobozi bakuru bafashe icyemezo bakavuga bati ibi bintu Imana ibyanga urunuka. None zo kuvuga ngo nuko ngo i Burayi babyemera, i Burayi bameshe rumwe, bafite uburyo. Twebwe dufite uburyo dukorana n'Imana yacu. Abanyarwanda bakuze bitwa bansaba Imana, bukansaba Imana, bose mva ko ari ugusaba Imana. Hari ubwo Imana yigeze, hari aho muri Bibiliya herekana yuko biriya bintu ari ibikorwa byiza. Uzarebe ubwicanyi mu Rwanda,
Kimisagara nabonyeho ngo niba ari umugore ngo umugabo watemye umugore w'igikanu agikuraho neza neza arabura. Hano iyi mushitani uri hano muri Rwanda uhora yasamye harakeneye amaraso yaranyobeye mu izina rya Yezu. Hose no kumusengera Imana akagenda. Banyarwanda banyarwandakazi bakunzi bacu bakunze urubuga rwacu imbuga zacu, igihugu uzasanga abantu ubura umuntu wawe ngo yaburiwe irengero. Umve ngo umuntu yapfuye, umve umuntu yishe undi, umugabo yishe undi, umugore yishe undi, mwana yishe se, ibintu nk'ibyo ngibyo. Habo ngabo baza bakora ayo mahano Mana n'ibindi. Ubukene, ubushomeri, ibizamuka ry'ibiciro, ibintu biri hano ntiwabibara. Hano rero bita uko kwita kwiza Madeline avuga ati Mana we iminsi 40 hano haro bita ihoza rinkani uyu mukobwa se buriya namwita iki koko muburiye izina. Hano ati hangane nyine ni ibintu abantu benshi bavuze bati ibintu biteye ubwoba kuko bisa n'ibyatunguye abantu, ntabwo ibintu byari bikunze kubaho. Nuko rero ndumva mu nkuru y'uyu munsi twari tubagejejeho kandi ko tuvuga tuti ibi byose ni ingaruka z'ibukene, ni ingaruka z'ibibazo, ni ingaruka z'intambara turi kurwana ikomeye, igwingira, ubukene, inzara n'ibiki byose. Aba bana bagombye kuba bafite ibyo bari gukora. Ngewe buriya nshobora gukundana umuntu wahawe akazi akiba ibya leta cyangwa akiba mu kazi arimo, ariko aba bantu b'abashomeri ni iki? Tugomba gushakisha uburyo bwose abanyarwanda babona akazi, abanyarwanda babona ibyo bakora, abanyarwanda rigwingira rirangira n'ubukene n'ubushomeri n'ibi bigeragezo barimo, maze bakamererwa neza kandi bakamererwa neza. Nuko rero mukomere cyane, tugane ku musozo w'ikiganiro. Nuko tubibona, ariko icyo twizera kandi twizeza abanyarwanda, tunabwira abanyarwanda, tunaharanira nk'ishyaka PS Imberakuri, ni imibereho myiza y'abaturage. Ni imibereho myiza y'abaturage bizaturuka mu rukundo, ubutabera n'umurimo. Ni Mwizerwa Silva rero Perezida PS Imberakuri Kigali mu Rwanda, mukomeje kuganira. Ikiganiro nakagaruka. Ciao.